Yesu nashimwe abakunzi b'urukundo gatatu TV muraho murakomeye. Uyu munsi tugiye kuganira ku ngaruka zo kuryamana mutarabana. Haleluya. Mu bisanzwe benshi barakunda kuryamana batarabana, ariko ntibiyumvire ingaruka zo kuryamana umuntu atarabana na mugenzi we. Haleluya. Mwene data urimo uranyumviriza, abantu benshi iyo bakundanye benshi barakunda kuryamana batarabana, cyane cyane abakristo barashobora kuvuga ati reka manze turyamane ndebe ko uri umukobwa cyangwa umuhungu, kubera ko hariho abantu bavuka bafite ibitsina bibiri. Ibyo birabaho, ariko ndakubwire mwene data, ugiye kuvuga ijambo ryitwa ngo tubanze turyamane tutarashakana, nukuri burya uba uri kurigira nabi. Abasore barakunda kubeshya abakobwa bakabarusha ubwenge, bakavuga bati turyamane ntacyo nzagutora, turyamane nta kibazo, ati nyizera, ati mbese ntago wonyizera, ati reka, ati ndagukunda rwose, ati nzaguha ibyo ukeneye byose. Ariko umuhungu yabikora ugasanga mu nyuma aramwihakanye bivanye nuko yamubonye. Bene data nshuti z'umusaraba, muze mwirinda kuryamana mutarashakana. Mu bisanzwe iyo ugiye kuryamana n'umuntu mutarashakana arakwihakana. Benshi barihakanana, ugasanga mbese bariko barabareba mu mutwe, bakaba bariko barabareba mu byumviro byabo aho bigarukiye. Mu bisanzwe hariho n'abandi bavuga ati kuba unyemereye ko turyamana, ati nkanagutora ndagutoye, mbese ngiye nk'ahantu gusura umuntu cye nkagenda nkamara nk'amezi angahe, ntago wanyihanganira, uko umpaye niko woha n'abandi bagabo. Ariko bene data nshuti z'umusaraba, muze mwirinda. Urazi ko abasore barafite ubwenge bwinshi, ariko n'abakobwa nabo bakwiye kugira iki, kuba maso. Bakwiye kuba maso. Ndabona ko ibyo ngibyo ari byo byeze bireze cyane, kandi nk'ingo z'abakristo hoho abakobwa bariko barareshanya ngo reka manze ngo turyamane, ntago bazi ko baba batangije intuza itafari ryitwa ubusambanyi. Ijambo ry'Imana mu Kuvayo igice 20 ku murongo wa 14 niho havuga ngo ntugasambane. Reka tuharebe neza. Kuvayo igice 20 ku murongo wa 14 havuga ngo ntugasambane. Misanzwe ubusambanye, abantu rero ugasanga ariko barakoresha iryo jambo ndagukunda, akakubwira utugambo twiza ngo ndagukunda, turyamane ndagukunda, ariko wareka mukaryamana ugasanga wewe ubwawe uri muri isuzuguza. Ureba aragukuyeho ubusugi bwawe, mbese arakwanze, cyangwa se aguteye inda, arakwirukanye, cyangwa se arakwihakanye. Reka ndababwire bene data, mufite mukundanye ntimuze mubemera ko mubanza kuryamana mbere yuko mushakana, kuko ntago ari byiza. Aho ngaho mu bisanzwe nubwo atakwihakana mukabana mu rugo, umenya ko mbese ifondasiyo yawe y'urugo rwanyu ari ubusambanyi. Nta mugisha uba urimo, kubera ko mutangiye fondasiyo y'ubusambanyi. Rero bene data, nukuri ni hahandi burya iyo umuntu mubanje kuryamana mutarashakana, icyizere kiravaho, icyizere kiragenda, ntago aba kwizera 100%, kuko abazi ko niyagenda ahantu akagusiga,
abazi ko kuriya kuntu wewe wamuhaye mutarashakana ko ariko waha n'abandi. Bene data, basore n'abakobwa n'abamama, hariho n'abamama babyaye mbese ariko ashaka abagabo n'abasore, nukuri ntimuze mwemera ko mubanza kuryamana mbere yuko mushakana, kubera ko ntago ari byiza. Abasore barabesha abakobwa, abagabo bakabesha abagore ngo reka tumaze turyamane, urazi ko nzagukunda, urazi ko ndagukunda, ariko aba ariko arashaka kureba umubiri wawe. Hari igihe abaza kukubeshya ngo aragukunda, akabanza kugusaba umubiri wawe kugira ngo arebe umubiri wawe, mbese byonyine akabazanwe no kureba umubiri wawe, adashaka no kugutora. Maze wowe ukagira ngo aragukunda, ukagira ngo uyu muntu arankunda, ukagira ngo mbese azagutora muzabana, naho ntumenye ko ari mwe arashaka kubona umubiri wawe. Maze wamara kumuhereza umubiri wawe, agaca kwihakana mu minsi mike. Cyane cyane iyo umaze gutwara inda, gutwita, arakwihakana. Mukobwa, musore uri muranyumviriza, nukuri ntimuze mutangiza icyaha cy'ubusambanyi urugo rwanyu. Kandi wa mukobwa uri muranyumviriza, nukuri ube makini. Niba ufite uwo mukundanye, ntaza gushuka ngo ingingo uje kunsura, cyangwa se ngo wemere ngo akore kwibere, kuko iyo amaze gukora kwibere biba bije. Iyo amaze gukora kwibere biba bije, cyangwa se ngo akore kwibuno. Iyo umaze kumwemera ngo agukoreho, burya ibikurikira n'ubusambanyi. Muze mwirinda gukorana kuko ibyo byose bikurura ubusambanyi. Kandi umusore akubwiye ati banzuze turyama cyangwa inyereka, hari abantu bitwaza ngo nunyereke ukuntu umeze. Nukuri ntimuze mubyemera, kuko iyo n'imigambi ya Satani kugira ngo mwebwe mutangize ubusambanyi mu rugo rwanyu, mutangize icyaha cyitwa gusambana. Nukuri ntimuze mubyemera. Yesu Kristo nabaho umugisha. Ingaruka yo kugira yo kuryamana mutaratorana niyo ngiyo. Arashobora kukwihakana amaze kubona ubwambure bwawe. Ikindi, ntago yongera kukwizera iyo agutoye mubanye mu nzu. Arashobora kuvuga ati ntago namusiga mu rugo rwose, kuriya kuntu yampaye niko yaha n'abandi. Cyangwa se akakwihakana, kubwira ijambo ko wewe uri umusambanyi. Hariho abantu hari abasore cyangwa abagabo babikora kugira ngo babarebe mu mutwe. Iyo rero babonye ubahereje, mbese bacamenya ko wewe uri umusambanyi. Urumva, bene data, nimwirinde ibyo ngibyo bikora fata benshi. Ibyo ngibyo byafashe benshi mu isi, kuko abakobwa benshi bariko baryamana n'abagabo n'abasore bagace babihakana. Bene data, nimwirinde. Yesu Kristo nabaho umugisha, ndabakunda cyane. Amen.